Ikaze rero nanone mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere, karibu mbahaye ikaze Germain Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Eloheyi Avraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללכות היום, tugiye kureba ubwami bwa Misiri benshi bita Egiputa. Mbanje kubaza mu izina ry'Uwiteka Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaac na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach benshi bita Kristo. Tugiye rero kureba ubwami bwa Misiri Egiputa nkuko benshi bakunze kubisaba, ariko kugira ngo maze twinjiremo reka maze mbashimire. Mbere yuko twinjiramo mbashimire abakomeje kwiyandikisha, abakomeje gukora subscribe mwiyandikira, abatariyandikisha namwe subscribe kandi like kugira ngo tuzamuke ubutumwa, iyi message igere ku bantu benshi, kuko ukuri kubohora imbohe. Birangaragara rero ko abantu benshi munyote ukuri, mushakisha ukuri, mukunda ukuri, musangiza abandi ukuri, kuko niba nta kuri kuri mubeho ntabwo uzigera ubona Imana. Kanda like rero tugende, subscribe ubundi uze gutanga ibitekerezo byawe nyuma y'ikiganiro, nyuma y'ubutumwa. Misiri rero Egiputa, kuki tugiye kuyireba? Ubundi yuzi Egiputa ubuzi Israeli. Ibintu twarabikubwiye ukuntu Abisiraheli iteka igihe cyose bahungiraga he? Bahungiraga mu Misiri muri Egiputa. Ubuyobozi bwaho rero n'ubutegetsi bwaho bwagenze gute? Ni ibintu birebire ntabwo twabivuga byose ngo tubirangize, kuko uremenye bagize ubwami burenga ingoma 30 zazifite abami bagiye banyuranye. Ni ibintu birebire byinshi, turabinyuraho hejuru gato gusa tukwereka mbese uko ubwami bwa Misiri Egiputa bwari bumeze, icyatumye bugwa, ibibazo bagize, ese byagenze gute. Turahera rero tujye kuri Bibiliya, tujya mu gitabo cya Ezekiel 29. Muri Ezekiel 29 wibuke, burya Imana yakunze Egiputa cyane, irayikundira, irayikundwa haza bimwe bikomeye cyane abantu batajya bumva. Ariho bavanye imbaraga zose, imbaraga tuzi bamaranye igihe bategetse bayoboye isi. Imana yazibahaye, irabakundira, bakundwa kaza, ariko noneho nyuma baza kujya mu bigirwamana. Bageze mu bigirwamana rero Imana nibwo yabavanye ukuboko baragwa. Reka tuzi uko twumva uko byagenze. Egiputa Misiri rero bwari ubwami bugizwe n'ibice bibiri, byashyizwe hamwe ahagana mu mwaka 3000 mbere y'ivuka rya Kristo. Bwabanje rero kwikutira kuyoborwa n'uwo bitaga Imhotep, wabaye umwami wabo gwa mbere. Icyo gihe bakoreshaga ururimi rumeze nk'ibimenyetso cyangwa ibishushanyo bimwe tubona hariya biri ku mabuye muri Egiputa. Ubutunzi bwabo rero bukaba bwari bushingiye kuri ruriya ruzi rwa Nili, na n'ubu uzi ko ruriya Nili ari bafitiye runini. Nibwo rero batangiye kubaka za piramide z'ibanze za Giza na Kufu, zaje nyuma. Ziriya piramide nini baje kuzubaka nyuma, ariko igihugu kikaba cyari kirimo utwo turere tubiri, amajyaruguru n'amajyepfo. Icyo gihe rero bakoreraga ubucuruzi bw'inyanja, bakagendesha amabuye y'agaciro ariyo bahanahanaga n'ibindi bihugu bituranyi. Ubucuruzi bukomeye babukoranaga na Libanon niyo bakoranaga ubucuruzi hamwe rero n'ihembe, ibihugu byo mu ihembe rya Afurika, harimo za Somalia, harimo za Ethiopia, hakazamo za Eritrea. Urumva ko Eritrea yahoze iri kuri Ethiopia kera, hakaza za Sudani. Kariya karere mbese niho bakoraga ubucuruzi bwabo cyane cyane. Umwami waho icyo gihe bari bafite umwami, bari bataragira abafaraho, yafatwaga nk'Imana. Abantu bajyaga kumutura ibitambo nka biriya tuzi muri Bibiliya, bavuga ngo bajyaga gutura ibitambo mu isezerano rya kera. Nibwo rero hagana mu mwaka 2200 mbere y'ivuka rya Kristo haje gutera amapfa bitewe n'uruzi rwa Nili, kuko rutabahaye amazi ahagije. Igihugu rero cyaje kugenda gicikamo ibice gahoro gahoro, ariko noneho abo bami bakagenda noneho bakisubiza, noneho bakongera bakagisubiranya. Bahoraga mu ntambara na Kanani. Urabona Kanani ariko cya gihugu Imana yahaye Israheli cyahoraga mu ntambara na Egiputa Misiri iteka. Abanubiya nabo burya ntago bari igice cya Egypte Misiri imbere, babiyomoragaho. Misiri kongera ikabatereka bisubiza, bakongera bakiyomora, gutyo kugeza igihe baje kuba intara ubuziraherezo, intara ya Egiputa. Baje none guterwa n'Abahiksos, batera baturutse mu majyaruguru. Ibyo byose byarandikwaga.
icyo Misiri yarushaga abantu icyo gihe yari ifite imyandikire n'abantu b'abahanga mu kwandika, ibyabaga byose barabyandika bakabibika, aricyo cyatumye batindaho nyine kubera bari bafite n'ubukungu. Byose barabibikaga nk'uko tubibona muri Bibiliya, uko Bibiliya iteye neza nabo barabibikaga ibintu byabo. Ahagana mu mwaka w'igihumbi magana atanu rero mbere y'ivuka rya Kristo nibwo haje ubwami bushya. Habanje ubwami bwa kera, hazamo ubwami bwo hagati aribwo banagiraga n'umwamikazi wa mbere w'umugore. Noneho mu bwami bushya ahagana mu gihumbi magana atanu nibwo batangiye kwisubiza izo ntara zose za Nubiya barazifata, batangira guhangana n'ab'i Kanani karahava, baterana Kushi noneho nayo barayiyomeka bayiyomekaho. Kushi muri Bibiliya batubwira ko ari Etiyopiya, ibice bya Etiyopiya byose barabifata babyiyomekaho. Nuko rero mu gihumbi magana atatu mbere y'ivuka rya Kristo ariho twumva ya mateka muri Bibiliya ya Mose avana Abisiraheli muri Egiputa abatahana. Icyo gihe hari ku ngoma ya Tutmos wa kane. Ni muri iki gihe kandi bigaruriye Nubiya nk'uko maze kubikubwira bidasubirwaho, banatangira ya mazina yo kwitwa abafarawo. Ariyo mpamvu muri Bibiliya bumva bahita batangira kuvuga ngo Mose Imana yamutumye kwa Farawo. Icyo gihe nibwo bari batangiye kwitwa abafarawo. Ubwo rero Abagereki icyo gihe nabo bari batangiye kuza mu Misiri bakigayo guhahayo ubwenge. Icyo gihe bari bagikopera batari bagira ingufu, bari abantu b'Abagereki. Mu Misiri icyo gihe rero bari bafite imana yitwa Amun. Amun ari naho abantu benshi bavuga ko hashobora ko haravuye biratuvuga ngo amen amen. Imana yaho yitwaga Amun, yari ikigirwamana gikomeye cyane ariko kitaruta Imana yacu, Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo. Ariko bari bafite ibyo Imana nyine, ari n'icyo Imana yaje kubaziza nk'uko turi burebe. Imana yarababwiye ati nimuguma muri ibyo bintu nzava nta kaboko maze abanzi bababone. Nuko byaje kugenda rero, Babuloni birabateye irabigaruriye, ibamara n'igihe. Hashize igihe Perisiya nayo itera Babuloni iza kubafata nayo ifatamo na Egiputa. Noneho bayigira igice cya Empire ya Perisi icyo gihe, nyuma iza kongera kwiyomoraho bitewe n'iki? Bitewe n'intambara zayibohoje zitejwe nande n'Abaroma. Nyuma nibwo haje kuza bariya Barabu muri za 600. Icyo gihe noneho ni nyuma y'ivuka rya Kristo. Bariya Barabu baje hariya muri Egiputa muri za 600, bari Abasilamu bahaza nyine nabo bafite ubwami bwitwa bwa Ottoman. Nuko baje nyuma ariko bahise bahigarurira, bahindura abantu bose Abasilamu ku ngufu. Bariya Barabu baraza bose bahita batura hariya ko hariya hose haratuye n'abirabura ari amajyaruguru ya Afurika. Bahigarura gutyo niko bahari, ariko bazahava nabyo n'ubufindo tuzabivugaho. Tudatinze rero reka turebe ukuntu Egiputa Misiri yaje kugwa. Yaguye ite? Byagenze gute? Naguye ko hakunze kuba intambara nyinshi cyane, haba inzara hanini yaturuka kuri Nili. Uruzi rwa Nili rwivumburaga cyangwa ntirutanga amazi ahagije, bagiraga inzara. Ko bari bakize rero ni nako amashyanga yahoraga batera intambara zivuye hanze. Ibibazo rero byaje gukomera ahagana mu 1270 mbere y'ivuka rya Kristo, hari ku ngoma ya Ramses wa kabiri. Nibwo Hittites, abo bita Abahiti, ubu ngubu ni Turukiya uyu munsi, baje kubatera. Babatera no bagusha umwami wabo ukomeye cyane witwaga Ramses the Great. Ramses w'igihanga niko twavuga, ari we wabanjeho muri ayo mazina ya Ramses ku ngoma y'ubwami bushya. Wibuka ko bafite ubwami bwa kera, ubwo hagati n'ubushya. Abahiti rero baramuhirika bamuvanyeho, kuko ibyo bihugu byindi byari bibakikije nyine byahoraga bibashotora, byaje kugira amaboko nabyo bigira ingufu, bigira ubutunzi. Icyo gihe icyitwa icyuma, inkota n'imiringa nibyo byari bifite agaciro. Abari bafite roho, ububasha n'ubutunzi nibo bari bafite amaboko. Nuko rero bagiye batera, kubera ko nabo bakomeje kugira amaboko, bagenda bakura. None uyu munsi ukaba wanabigereranya nuko Amerika nayo iri kugwa, iri guhirima. Amerika iri kuzira iki rero? Amerika nta kindi izira nuko mbere yari iyoboye isi yonyine. None uyu munsi ibindi bihugu byarakize, Ubushinwa bwarakize, andi mashyanga menshi yarakize. Noneho rero iyo competition iriho ko guhiganwa, nibyo bituma noneho hazamo ibibazo mo hagati. Nkuko tugiye kureba ukuntu Egiputa yaguye. Byagenze gute rero? Hatangiye ubushyamirane bw'imbere mu gihugu, noneho bukongeza ihirima rya Egiputa. Bya bice bibiri by'amajyaruguru n'amajyepfo nakubwiye
byatangiye gutanwa mu minwe, bitana mu minwe karahava, baramarana. Ubwami bucitsemo kabiri bigenda gute? Bibiri tubwira ko iyo ubwami cyangwa umuryango ucitsemo kabiri, ntushobora gushinga, ntushobora guhagarara, ntibishoboka, nturama. Babanzi baturanye rero bari barananiwe kwigarurira Egiputa, babatijwe umurindi, si ukumanuka Egiputa bayongeraho uburimiro, basahura ubutunzi, umutungo kamere, barabisahura byose karahava. Nuko ubutegetsi bwananiwe rero, ariko amadini yo n'imyemerere iyo yaragikanyakanya gahoro, kubera ko bari bagendeye kuri ibyo bintu by'amadini, bemeraga muri ibyo bigirwamana byabo, ariko nabyo biza kubateza ubukene. Ubukene noneho bwototera abaturage, ubuzima burushaho gukakara bubi cyane karahava. Urumva, iyo igihugu cyangwa za mpere zigiye kugwa, zibanza gucikamo hagati imbere, abaturage bagasubiranamo, inzara igatera, ubukene bugatera, noneho bakamara. Ibihugu byose byinshi uko bigwa, habanza gutangira isubiranamo mu baturage, hagatera amapfa rero n'ubukene. Iyo byageze mu baturage kaba kabaye. Nuko rero izo ntambara ziratangira zishingiye ku butunzi, kuko abamadini bo bari bafite ubutunzi bwose barabwikubiye. Abanyedini nubwo inzara yavuzaga ubuhuha mu baturage ba rubanda rwa giseseka, abanyamadini bo bari bagifite ubutunzi bukomeye cyane. Ariho hatangiye kuza za ruswa itangira kuvuza ubuhuha, abantu bose inzara irabireka, kuko ibereka uko intamba zambarwa. Nuko batangiye rero iyo mpongwa ya ruswa yokama Afurika, atari kuvuga ngo bije ubu ngubu. Iyo mpongwa yokamye Afurika kuva na kera, urumva ko byatangiye kera cyane. Ruswa ntabwo ari uyu munsi. Byaje guhubuka rero mu kinyejana cya 7 mbere y'ivuka rya Kristo. Icyo gihe byagenze gute? Batewe n'ubwami bwa Ashuri yo ya Nineva, bataka Egiputa, noneho bihumira ku murari byose. Rwa ruzi rwa Nili nanone rurongera rubivumbura, ruruzurana rurengera, inzara yongera kwirara mu bantu. Mu mwaka wa 550 imbere y'ivuka rya Kristo, nibwo nanone Abaperesiya yabateye, ifata ubutaka bwose bwa Egiputa. Noneho bigeraho umwami Alexander nawe uriya waje nawe avuye hariya mu Baroma, barabatera, abohoza Egiputa. Noneho amaze gutsinda Abaperesi, ahita afata icyicaro cye akajya ayoborera aho bita Alexandria, asubizaho ubutegetsi busa n'imiyoborere ya Egiputa ya kera. Bimwe ko byahoze kera niko yabisubijeho, ariko noneho yabisubizaho kugira ngo bigende gute? Kugira ngo babone umwanya, igihe cyo gusahura ubwenge. Basahuye ubwenge karahava. Nuko abazungu rero batangira kuvoma ubwenge, babuvoma kwa gusa, barabuvomaye bivuye inyuma karahava. Amazina yose y'ubwami bwa Egiputa, abanyafurika birabura, ibyo bari baravumbuye byose, ibyo barakoze byose, bavana amazina y'abanyafurika bashyiraho amazina yabo, ibindi biba amateka. Nuko twagiye kuva twumva ngo Abasafa, ngo abantu bakomeye cyane, ngo Abagereki, abazungu bakomeye, nta mwirabura n'umwe wigeze ukora ikintu na kimwe gikomeye. Urugero njya ntanga n'urwenya njya ntanga, niriya bita ngo Théorème de Pythagore, yabayeho ikoreshwa mu kubaka za piramide imyaka irenga hafi 2000 mbere y'uko Pythagore avuka. Bakavuga ngo ni Théorème ye niwe wayivumbuye. Yayivumbuye ate? Hafi imyaka 2000 mbere y'uko Pythagore avuka, iyo Théorème yari ihari, yakoreshejwe mu kubaka amapiramide. Noneho undi avuka nyuma y'imyaka 1500, barayimwitira ngo niwe wayivumbuye. Urumva ko urwo n'urugero rufatika. Nyuma rero haje kurikiraho Abaroma nabo bigera Egiputa, bavamo. Abarabu baraza, uziko nakwiye ko Abarabu baje muri za 600 none bo ni nyuma y'ivuka rya Kristo. Nuko bahaje bati natwe ntitwatanga kwigira iyi Egiputa, twayirwaye igihe kirekire, tugomba kwigiramo. Nuko baje hariya, baraza barahaba rero, baritura abantu bari bahatuye, benshi bakizwa n'amaguru. Ariko bwa bwoko bwari bwaravuye hehe? Bwari bwaravuye i Yerusalemu, buhunze muri 70 nyuma y'ivuka rya Kristo, bahunze Abaroma bose bari batuye hariya. Niko baje kuhavana muri 600 bakorwa imishwaro, baramanuka bajya muri za Afurika. Urumva ni mu bwoko bw'Imana bwaravuye i Yerusalemu muri 70,
bugakambika hariya mu majyaruguru, hariya hose ubona hari abarabu heruguru, kuva hariya za Mauritania hirya ukagenda ugasubiza kuri za Egiputa hariya hejuru hose unyuze muri za Tunisie na za Algeria, biriya bihugu byose na za Libya, hari abirabura. Bariya abarabu baje kuhaza rero muri 600, bararimbagura abantu, babahindura abisilamu ku ngufu, utarabaga umusilamu bakamwica. Niko kiriya gice cyaje gufatwa gihinduka abasilamu gutyo ku ngufu mu myaka za 600 nyuma y'ivuka rya Kristo. Urumva ko ni nk'ejo hashize. Ibindi rero biba amateka agoretse, wumva ukuntu bagiye bayagoreka. Ariko iyo urebye aya mateka ya Egiputa, nubwo nyaciye hejuru nanjye nirukanga ko ni byinshi cyane, ntabwo babyinjiramo, n'uvu byinjiyemo byazafata nk'imyaka nk'ingahera nk'itanu bivuga, kuko wagenda uvuga kuri buri mwami wese ko byagenze. Urumva ayo mateka yose ari he? Ayo mateka yose ari he? Ariko nanone wibuke rero ko byose bisubira kuri bya Imana yari yarababwiye, nkuko twabibonye muri Ezekiel 29. Imana yarababwiye iti, bantu banjye mugendere mu nzira zanjye, nimuzigenderamo mukagenda mu nzira zanjye, nzababera Imana namwe muzambera abantu. Egiputa rero buriya niyo yabanje gukundwakazwa n'Imana cyane kurusha na Israel. Imana yahise n'Israel irayifata, ariko noneho Imana ikundwakaza Egiputa. Uyisume muri Ezekiel 29, ugenda uyisome uyimanukure, wumva ukuntu Imana yabakunze, irababwira iti, muramutse mwibeshye mukajya mu bigirwamana, nzabavanaho amaboko ababisha bazabereka, kandi nzabatatanya mu mashyanga hirya no hino, nyuma y'imyaka 40 mbagarure mube mu majyepfo y'igihugu cyanyu kavukire nk'ubwami busuzuguritse. Narabyerekanye ubushize ko yabagaruye nyuma y'iyo myaka 40, bakaba bahatuye n'uyu munsi nk'ubwami busuzuguritse bwa Nubia. Ibyo bintu biratangaje cyane, aribyo bikwereka ngo kuba hari uyu munsi uko Imana bivuze, ni ukuvuga ngo bihita bikwereka ko Egiputa yose bari abirabura. Kandi noneho iyo uzi Egiputa uba uzi Israel, kuko Israel yasukiraga muri Egiputa. Ngayo rero ngayo amateka ya Egiputa mu magambo make, nicyo twabivugaho. Ubundi wenda tuzagenda twinjira mu bindi, turebe ukuntu amapiramide yubatswe n'ibintu bamaze iminsi hashize nk'amezi 2 bavumbuye ibintu ngo biri munsi ya piramide, kumanuka ikuzimu ibirometero hafi 2000 ngira ngo. Tekereza kilometero zingana gutyo umanuka munsi ya zira piramide. Bira tureba hejuru gusa byo kuri piramide ntago bitangaje kurusha ibyo icyo zubakiyeho. Utaha rero tuzavuga kuri iyo video ivuga piramide ko bazubatse n'ibyo bamaze iminsi bavumbuye, ariko tuzagaruka kuri ya teoreme ya Pythagore bamwitirira ngo niwe wayivumbuye, kandi yaratangiye gukoreshwa imyaka irenga 1500 mbere yuko avuka, mbere yuko Pythagoras avuka. Pythagore iriya teoreme yari ihari kuko yakoreshejwe mu kubaka zira piramide. Nkambashimira abo twabanye, bigoye ku mutima bakomeje kwiyandikisha, subscribe abatariyandikisha, kandi like kugira ngo ubutumwa bugere ku bandi benshi cyane. Noneho tumenye ukuri kutubature, kuko intwaro yacu ntago ari bombe nucleaire, ntago ari bombe atomique. Intwaro yacu ni ukuri no kumenya Imana, tukagarukira Imana, kuko ibyo batubeshye byose nta na kimwe kizadukiza iyi ngoyi y'ibinyoma, iyi ngoyi y'umubisha. Ukuri gusa konyine, nk'uko Kristo umwami wacu Yeshua HaMashiach yabivuze, ukuri niko kuzatubatura. Wibuke kandi ukuri kubohora imbohe. Ndabashimiye nanone mbikuye ku mutima, bantu mukunze ukuri, bantu mukunda ukuri. Ubu nibwo dutangiye noneho kugenda twinjira mu kuri kwa nyako, noneho tuze tubahe ukuri. Uko kuri kuzaba turi, kuko igihe kirageze. Igihe niki, cya gihe Imana yagennye cyagenwe niki, ntuzagicikwe ngo ugume mu buyobe. Iyo ryoza bwonko bagukoreye ryivane mu ryipakurure, wipakiremo ukuri n'ijambo ry'Imana, byo bizakubera inkingi ya mwambi izakwambutsa ibihe bije imbere, kuko ibihe bije imbere benshi ntabwo babizi ntibabireba, ariko byonyine ukuri niko kuzabikurenza. Ndabashimiye nanone, Imana ikomeze ibarinde. Shalom shalom, toda raba tov meyod.